turabasuhuje mwese inshuti zacu mudukurikiye aha ni kuri Mutuyimana TV tubahaye ikaze rero turi muri wa mwanya twasezeranye ko tuzajya twumva duhura tukumva amagambo y'Imana anyuze mu bakozi b'Imana Imana yahamagaye ikabahumura imenye kubwiriza ubutumwa bwiza tukasangira n'ubuhamya bw'Imana yakoze ndetse n'ubutumwa bw'Imana iri gushaka ku bantu bayo. Uyu munsi rero turi kumwe n'ubwiriza ubutumwa bwiza Evangeliste Mutabaruka Jean. Tugiye kumwakira rero kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana. Ndabizi muri burusheho kugira ibihe byiza rwose, ni inshuti yanjye namukunda kandi numva afite ibintu by'Imana byinshi byo kutugirira umumaro muri iki gihe. Imana rero reka tumusengera Imana kugira ngo imwuzuze ibiyuzuye ku mutima wayo byatugirira umumaro, kuko niyo ibizi ndayimenye niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Mana niwe ubizi niwe ubimenye byatugirira umumaro. Reka rero tumusengera Imana tuyibutsa yuko ari ukujya kuri YouTube mukandika Mutuyimana TV mugakurikirana ibiganiro byacu, hanyuma namwe bavuga butumwa bandi mu bafite amagambo y'Imana n'abafite ubuhamya mukaduhamagara kuri 0788 51 mukaza mugakora umurimo w'Imana. Yesu aduhana umugisha. Turagushimiye Kristo, uri mwiza kandi ubire mwiza abagutegereje bose. Uretse bava mu masezerano nta mpamvu nibo bakorwa n'isoni, kandi twe ntabwo dufite gusubira inyuma mu mitima ngo turimbuke, ahubwo dukomeje kugutegereza kuko byatinda byatebuka ubasha kugirira neza abantu bakubaha uko ibihe bigenda biha ibindi. Uduhaye aka kanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Dusengeye umukozi wawe ugiye kutugezaho umwuzuzi ibikuzuye ku mutima byatugirira umumaro muri iki gihe Kristo. Umwuka wawe wera muhangeho, hanyuma ibyo atuganiza bitugirira umumaro, kandi buri muntu wese uri butega amatwi iri jambo nawe umugirire neza, rigira icyo aribikire ku mutima kugira ngo atazajya gucumuraho. Niko Dawidi yavuze, aravuga ngo nabikiye amagambo yawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Ngaho bana nawe umugirire neza, ubuntu n'amahoro n'imbabazi n'urukundo biva i Siyoni bane n'imitima yacu twese bigwiriye muri rusange mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma tuganiriza amagambo y'Imana kandi turagukunda. Yesu agumugisha utangire ubwira aba bantu ntabwo bakuzi, ni njye njye no kuzi. Yesu agumugisha. Haleluya. Amen. Dushimye Imana iduhaye icyizere cyo kubana namwe kuri rino rubuga. Imana ishimwe. Tumugabo ndubatse nitwa Jean Mutabaruka. Ndashima Imana. Imana ingira icyizere ngo mbane namwe. Dusome ijambo ry'Imana tuzanye kuri no munsi. Dusome muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 20. Zaburi ya 34 ku murongo wa 20. Haravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Amen. Dasubiramo, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Reka tuganire rino jambo ry'Imana. Ngiye kukubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Iyo uvuze ijambo umukiranutsi ubuzanye impaka. Abantu benshi baravuga ngo umukiranutsi ntabaho. Uwo muganiriye wese abati nta wabishobora ntabaho, ariko umukiranutsi abaho. Ahantu bigoreye ni mu bisobanuro by'iri jambo, ariko umukiranutsi abaho. Gukiranuka bisobanura iki? Bisobanura kwitwararika. Amen. Amen. Gukiranuka bisobanura kwitwararika. Nigeze nsoma ijambo riramwe ngo nimbwira umukiranutsi wanjye gupfa ko nazapfa. Ni igikorwa ukora ushobora no kuvamo. Ushobora gukiranuka washaka ukabireka. Ushobora gukiranuka igihe cyazarambirana ukabivamo, ariko Bibiliya ikomeza igira abanama ngo woweho komeza ukiranuka uzageze ku gupfa. Ijambo ryaravuze ngo nimbwira umukiranutsi wanjye ngo gupfa ko nuzapfa, nyuma agakiranirwa. Bibiliya ivuga ngo gupfa ko azapfa, bivuze ngo nyuma akabivamo agakiranirwa, gupfa ko azapfa. Amen. Amen. Muri
Yobu wigeze ababwira ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura. Yari ashatse kuvuga ngo sinzabivamo, nzakomeza gukiranuka. Nujya ubona byarakunaniye ntuzagire ngo ni hari abantu bitwararika. Hari abantu bakiranuka, hari uwitwararitse ku mafaranga y'abandi uno munsi, aho yitwararitse yakiranutse ku mafaranga. Hari uwakiranutse, mbese umukiranutse abaho. Amen. Amen. Reka tugane ijambo. Twavuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Amakuba ni iki? Amakuba, mwumvishemo ijambo ryitwa gukubiranwa. Harimo ijambo ryitwa gukubiranwa. Amakuba, gukubiranwa, gufungiranwa ku giti, ni ibintu bigufungirana ahantu. Amakuba n'ibyago biratandukanye, kandi iri jambo rivuga ngo amakuba n'ibyago ni ijambo riba muri Bibiliya y'Abanyarwanda. Ntabwo biba muri Bibiliya y'Ikirundi, nibiba muri Bibiliya y'Abagande. Ijambo rivuga ngo amakuba n'ibyago, ayo magambo birakaza. Hakaza amakuba hakabonekamo n'ibyago. Nibibaho ni muri Bibiliya y'Ikinyarwanda na Bibiliya y'Ikiyahudi. Abanyarwanda n'Abayahudi bagiye kwandika baranditse ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, Imana yabikiza umuntu. Amen. Amen. Amakuba n'ibyago bitandukaniye. Amakuba ni ikibazo ugira abantu batazi. Ni icyo kibazo ufite kitazwi n'abantu, kitazwi n'uwo mubana, kitazwi n'inshuti magara. Ni icyo kibazo ugira abantu bakomeye batazi kandi urabafite. Icyo kibazo kitakurwaho na muganga, icyo kibazo kitakurwaho n'abakomeye, hari Imana yakigukiza. Amen. Ijambo ryatuye ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, aya makuba ajya aba menshi. Ni ibibazo ufite, bishobora kuba iby'urugo rwawe, bishobora kuba ari ibyo mu buzima busanzwe, ariko udashaka abantu babimenya. Byaba ari ku ruhare rwawe, bwaba ari uburwayi wifitiye wiyiziho abantu batazi, bukakubabaza igihe kirekire, ugakubiranwa nabwo, ukumva ufite agahinda kabwo. Ni ukuri amakuba ajya aba menshi, ariko hari Imana kandi. Mu ijuru hari Imana yagukiza amakuba, mu ijuru hari Imana yagukiza ibyago, mu ijuru hari Imana yagukiza ibyago n'amakuba bikavaho bikarangira. Amen. Nakubwiye ngo inshuti zawe nizagukiza amakuba yawe. Nakubwiye ngo abantu bakomeye muziranye nibayagukiza kuko ntibayazi. Ni agahuge kawe, ni gereza wibereho, ni ikibazo cyagufungiranye ahantu, ni ikibazo ubona cyawe bwite, ni ikibazo ubona kimeze nk'ikikoreye urupfu, ni ikibazo ubona kimeze nk'ikirenda kukwica. Nta wakigukiza, ariko mfite amakuru, Imana yakigukiza. Mfite amakuru, Imana yagukiza amakuba akagenda. Imana yagukiza ibyago bikagenda. Haleluya. Amen. Imana yabyigizayo bikigirayo mu izina rya Yesu. Dawidi ati amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Amakuba ntawe uyabona, nta nubwo twayamenya yawe. Amakuba yawe n'abahanuzi ntibayazi. Amakuba yawe abigisha nta wayigishaho. Amakuba yawe nta muntu wayakubonamo ngo yagusomemo. Ayo makuba abantu batabona, ibyo bihishwe amaso y'abantu, ibyo bihishwe amaso y'abantu n'ubwenge bwabo, hari Imana ibireba. Amakuba yawe hari Imana iyareba, hari Imana iyazi. Ibyo bitazwi n'abantu. Hari ujya mu butayu agira ngo Imana yavane. Ubu tuvugana hari abagiye Kanyarira, hari abagiye mu butayu bwa hehe, hari abagiye ku musozi wa hehe, hari abagiye gusanga abahanuzi runaka ngo bagende babasengera amakuba yabo aveho. Baragusengera Imana ikugirire neza nibyo, ariko amakuba yawe nta uri buyabone muri bose, nta uri bureba agahinda kawe, nta wagashobora, nta wakitaho, nta ukitayeho. Hari Imana ikazi ifite icyo yagakoraho. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi,
amakuba yawe ni menshi. Aya makuba hari igihe akuzenguruka, amakuba agafatira inyuma, agafatira imbere, ukabona iburyo n'ibumoso yose yakubise, ukagenda urira uri umuntu mukuru, ukagenda urira nta muntu ugukubise, ari yagukubise, wibaza ubuzima urimo, wibaza ikibazo ugira, wibaza ikibazo wifitiye abantu batakizi, ukumva nanone wakibwira, ukumva abo witeje abantu, ukumva abantu wese yaba ugize. Ariko reka nkubwire, fite ihumure nakuzaniye, ihumure, Imana gukiza amakuba yawe. Dawidi aravuga ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, Imana yabikiza umuntu. Haleluya. Imana yayagukiza akavaho, Imana yayigiza yakarangira. Imana ishimwe. Amakuba umuntu arayaririmbana muri korari, ugahagarara imbere ukayaririmbana rwose, ijwi rya mbere rya kabiri ugashyiramo amakuba akakwihorera, akaba yicaye hari ukaririmba, kuko iyo umuntu arimo kuririmba ubundi ntabwo amakuba amwegera. Amakuba gufatirana iyo ugarutse uvuye muri uwo mwuka wo kuririmba, iyo uvuye muri uwo mwanya urimo utashye, amakuba murongera mugatahana. Uwo makuba yawe ufite aho uri hose uri buyatahane. Amakuba yawe aho wicaye wicaranye nayo, agahinda kawe urakazi muri kumwe. Hari Imana ikabona yakigizaho kakarangira. Dawidi aravuga ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, amakuba yawe ni ayahe? Ntawe ubizi ko ufite inzu, ko ufite ikibazo cy'inzu. Ntawe ubizi ko ufite kredi. Uwakubona wese abona nta kibazo ufite, ariko ideni rirakwishe. Ayo ni amakuba yagukubiranyije wenyine, nta muntu yazi. Hari Imana iyabona. Nta muntu uzi yuko ufite umubabaro. Hoya, tukubona useka tuzi kuri byishimo, ntabwo tuzi agahinda ubana nako. Hari Imana ikaza agahinda kawe. Tukubona useka ntabwo tuzi kurarurira. Tukubona uririmba ntabwo tukuzi urimo kurarurira, ugenda urira, wicarurira, amarira atemba. Nubwo wowe adatemba, amanuka uyumva, yageze ubwo akama atakisohoka hanze. Imana irayazi. Dawidi aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi mbonye ari byinshi. Ni byinshi. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ndayibonye ni byinshi, ndayabonye ni menshi. Aya makuba ni menshi, ariko Imana yayagukiza. Amen. Dawidi bivuze ryari? Ni mu gihe yari arimo ahunga Sawuli, ageze mu gihugu kiyobowe n'umwami. Umwami aza kumenya Dawidi ko arimo kwinjira mu gihugu cye. Umwami Kishi amaze kumenya ko Dawidi arimo kwinjira mu gihugu cye, abagaragu bamubwira ati Dawidi arimo kuza, tubibwiwe n'inkota yicishije Goliyati, icumu rya Goliyati tubonye rifite, none turamubonye. Umwami Kishi ati mumuzane rero, murangize mwici. Dawidi barimo kuza ngo baze kumufata. Dawidi ntabwo azi ukuntu byaje. Yashidutse arimo kwisiga itaka, ashiduka imyenda atangiye kuyica, yisiga itaka, umusatsi arawushwambaguza. Dawidi imyenda arayica, atangiye guciragura inkonda, atangiye kwigaragura. Abasirikare be ntibamenye ibibaye. Ingabo zize ziraza ati Dawidi tugende. Dawidi bamujyana babwira ngo Dawidi we, Dawidi cyane. Umwami akimubona ati uyu ni Dawidi, Dawidi ati ni Dawidi we, atajya kumucira mu maso, afata urushyi. Dawidi agiye gukubita umwami ati igiraho atigira iki ni igisazi, ntabwo ari umwami, timumwigizeyo. Aravuga ati mu gihugu cya Isirayeli nshaka abasazi mwibeshye usi Dawidi ngo ingabo z'umwami zirabasora, zabaye umwami ntashaka umusazi mu gihugu cye. Dawidi ageze hakurya, ingabo ze ziramubaza ati se bigenze bite, byari bigenze bite ko wari usaze? Dawidi aravuga ati nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, Imana yabikiza umuntu. Haleluya. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, Imana ifite ukuntu. Umva nkubwire, Imana yagukiza amakuba yawe. Imana yagukiza amakuba yawe. Reka tuvuge ibyago.
ibyago ni mu gihe amakuba yagaragaye yaje kuzamo ibintu byo kumugaragara. Iyo byabaye ibyago abantu barahurura baratabara. Nta muntu ubizi ko ufite ideni, ariko iyo byabaye ibyago turabimenya. Ukwishyuza kwishyuriza mu ruhame, ntabwo wamujyana mu ibanga arakubwira ngo yampe. Ntabwo wamuzana ibyo ngo tujye ku ruhande. Ntabwo bikiri ibanga, byaje ku mugaragaro. Ntabwo bikiri kwihishira, byaje kuri teri. N'ibyo byaje kuri teri hari Imana ibibona. Icyo gihe abantu barahurura. Umuburamu ati waje kari ibintu byanjye nawe tukabiganiraho, atoya reka duhagarika abantu badufashe. Wari wese ati ngwino dufashe. Ashaka ko abantu bose bamenya kuko byaje kumugaragara. Ibyo byaje kumugaragara hari Imana yabigukiza. Ibyo byagaragariye amaso y'abantu, byatangiye byishira, utangira ibibazo byinshi bigeze kumugaragara. Imfite ihumure nakuzaniye, Imana yagukiza amakuba yawe. Dawidi arangije aravuga ngo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, Imana yagukiza. Mama, amakuba yawe Imana yagukiza. Papa, amakuba yawe Imana yagukiza. Ndabizi byakuyobeye, ndabizi wabuze uko ubigenza, urenda no kwiyahura, urimo kumva kubaho kwawe utakigukeneye. Nze kukubwira ngo ihangane ukomere. Amakuba yawe nubwo uyafite, ibyago bikaba byagaragaye, Imana yabigukiza. Ntawe ubizi ko wavuye ku kazi, uracyambaye neza, ntabwo abaturanyi be bazi ko ako kazi baguhagaritse. Basigaye babona wirwa mu rugo, byabayobeye, ntabwo bazi ko bimeze. Ngiye kukubwira ngo humura, ayo makuba yawe Imana yagukiza. N'ibyagaragariye amaso y'abantu by'Imana yabikuraho. Haleluya. Ndabizi nawe ubizi ko we n'umugabo wawe muri divorce, murimo kubikora bucece, ntawe ubizi. Ariko hari Imana yabagarura mu ndi mutima, mukongera mukabana. Amen. Ijambo ryatubenga amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, Imana yabikiza umuntu. Amakuba yawe, akababaro kawe, agahinda kawe, amakuba yawe Imana irayazi. Ariko ijambo ryambwiye ngo nubwo ari byinshi, ngo ku mukiranutsi we Imana ibimukira. Si uko abandi badahura n'amakuba, si uko abandi badahura n'amakuba, ariko ngo amakuba n'ibyago by'umuntu witwararika, by'umuntu ukiranuka, by'umuntu witwararika. Ibi ngibi aya makuba Imana igiye amukiza. Uyu nguyu witwararika, uyu nguyu udakiranirwa, uyu nguyu ukomeza kugenda yitwararika, uyu nguyu ukiranuka, uyu nguyu ngo amakuba ye, ibyago bye Imana igibire, ngo kandi ngo igirinde amagufa y'umukiranutsi, ngo ikarinda ingingo ze. Imana ishimwe. Ngiye kukubwira ngo Imana irakurinda. Nubwo wababara, ntabwo wababara ngo ugeze aho upfa. Imana irakurinda, ikazagaragaza ko uri umuntu wabanye n'Imana. Amakuba yawe yakugoye, komera ndagukomeje. Ibyago byakugoye, komera ndagukomeje. Humura, hari Imana mu ijuru, hari Imana gukiza amakuba yawe. Amina. Haleluya. Humura ndagukomeje, komera ndagukomeje. Ikibazo gihari ni iki? Ntabwo ujya ukiranuka. Ikibazo gihari ni iki? Ntujye witwararika. Hoya, ntabwo ujya witwararika mama, ariko wagakwiriye kwitwararika, ukitwararika. Bibiliya ntabwo igusaba ko ubikora ngo wongere, irakuvuga ngo kiranuka gusa, ihangane, unejo wongereho, ubigerageze uzageze ku gupfa. Amen. Wibuke ko ahantu utitwararitse derutse kuhitwararika twebwe, cyangwa uriya mwegerageze kwitwararika. Mama, ndagukomeje, komera mu izina rya Yesu. Ndaguhumurije, humura mu izina rya Yesu. Ndashaka kukubwira wowe umvaga byarangiye, mugaruremo icyizere mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Nari nkubwiye ngo humure, nari nkubwiye ngo ukomere, nari nkubwiye ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ni agahishi, ni isoko n'amaduka, ntabwo bibarika.
ni byinshi we, ni byinshi, ariko Imana yabigukiza ngo usengere Imana. Data mu izina rya Yesu, uyu nguyu afite amakuba impande zose, nta muntu wayamukiza, nta wayamutwaza, arayagendana, arayicarana, arayaryana. Uyu nguyu afite amakuba impande zose, aya makuba amubereye menshi, aka gahinda kamubereye kenshi, afite amakuba Mana. Uyu mubyeyi afite amakuba, uyu mupapa afite amakuba, uyu mudamu afite amakuba, uyu mwana afite amakuba, uyu mukobwa afite amakuba, dore uriya nawe afite amakuba, ibyago nabo byabisutseho. Uwera wa Isiraheli, ndamusenge mu izina rya Yesu, nyemerera uyu munsi ahure nawe, nyemerera uyu munsi ahure n'umugisha wawe, nyemerera ahure nawe umukiza amakuba ye afite. Dore nta wayakuraho, dore nta wayakuraho. Afite ubwenge nibyo, ariko ubwenge ntibwamukura amakuba amaranye igihe kirekire, ntibyamukura umubabaro amaranye igihe kirekire. Dore aziranye n'abantu benshi, ariko nta wayakuraho. Dore afite umwanya runaka, dore ni umuyobozi runaka, mu mwanya afite abayoboye, ariko nta wamukiza amakuba ye. Ntashoboye gufata amakuba ye ngo ya kansoringa agira ukuntu yagira, ariko ndagutumye Mana, kora kuri ariya makuba, yatigise, yavanemo mu izina rya Yesu, umuyihumure nawe anezerwe. Naho uri ku gisasiro cy'uburwayi, umukureho nawe azashima izina ryawe. Nawe uri wabuze uko agira, umugire neza. Urakoze. Uriya nawe umuhe gukiranuka gato no ku kanini, ni mu izina rya Data twese n'Umwuka wera. Amen. Murakoze. Imana y'umugisha, tuzongera ubutaha. Murakoze. Amen. Murakoze. Turagushimiye cyane. Yesu umugisha ubakuza kutugezaho ijambo ry'Imana. Hanyuma birashoboka ko hari abantu bakenera kuzajya kubahamagara kugira ngo mubasengere n'iki, nabaha nimero za telefone kugira ngo babavugishe. Yesu umugisha. Nimero ya telefone ni 07 8 5 3 9 6 7 ndasubiramo 07 8 5 3 9 7 Murakoze. Imana y'umugisha. Yego, nawe urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Hanyuma rero namwe mwakoze cyane gukurikirana ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusoreze aha ngaha rero, tubasabire umugisha mwese bakurikirana iri jambo. Reka nsenge mbasabire umugisha mwese kugira ngo iri jambo rigende rikore icyo ritumwe n'Umwuka wera w'Imana. Wakoze Kristo kuduha akanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Twumvishe ko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko kandi kumukiza muri byose. Natwe dufite amakuba impande n'impande, buri wese mu rwe ruhande, ariko twizeye ubutabazi buturuka aho uri, kuko ari wowe wenyine ubasha kugira icyo urema kandi ukagikomeza. Ngaho buri wese wumvishije ijambo, nugira icyo umuremera kandi ugikomeze mu izina rya Kristo Yesu. Ndabizi utegeka byose bikumva, tegeka, tanga itegeko rero, kuko itegeko ryawe nta kintu kitaryumvira munsi y'ijuru. Nasabiraga umugisha buri wese wakurikiranye iri jambo kugira ngo rimumeremo umutima mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen. Yesu abahe umugisha, naho utaha. Murakoze.